Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane na amwe. Basaserdoti biyeguriye Imana, bakristo bavandimwe, Imana yaduhaye imbaraga kugira ngo dushobore kuyikorera mu byishimo. Yaduhaye umubiri kugira ngo tubikoreshe mu bikorwa byiza, twiheshe ikuzo, tugendera ku mategeko yayo atuganisha ku mukiro w'iteka no ku buzima bwuzuye. Nta gushidikanya ko imikino n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro bidufasha kuruhuka, gutoza umubiri no kurushaho gushobora kuwugenga, ntitugengwe nawo ahubwo akaba ari twe tuwugenga. Ibikorwa rero bifite agaciro mu maso y'Imana. Impano zinyuranye Imana yaduhaye, kuko iyo umubiri wacu tuwufashije kugubwa neza, n'izo mpano tugashobora kuziteza imbere, bituma n'imibereho yacu irushaho kurangwa n'ituze, umuntu akagira impagarike, akaba afite ubuzima bwuzuye mu mpande zose, ubuzima bw'umubiri burwanya indwara, mu mibanire n'abandi, mu bufatanye n'abandi, mu kwishimana n'abandi no mu gukorana n'abandi. Ibikorwa rero nyubakamubiri duhuriramo kandi bidutoza gukorera hamwe, kunga ubumwe no kugirana ubuvandimwe. Mbere rero yo gutura Imana aha hantu no kuhaha umugisha hagenewe ibyo bikorwa, tubanze twumve ijambo ry'Imana, ijambo ritumurikira muri byose kandi tukafasha kumva ko byose bituyobora ku Mana kandi bikadufasha kuyihesha ikuzo. Twicare rero twumve ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyakorinti. Ntimuzi se ko abasiganwa ku kibuga cy'imikino biruka bose, ariko igihembo kikeguka n'umwe? Ngaho rero nimwiruke namwe kugira ngo mwese mugitsindire. Urushanwa wese yigomwa byinshi, kandi abaharanira ikamba rizayoka, naho twebwe ibyo duharanira ntirizashira. Nguko rero uko njye niruka, sinkora hirya no hino, nguko kandi uko ndwana sinigera mpusha. Ahubwo umubiri wanjye ndawuhana, nkawukandamiza kugira ngo ntazavaho mpigikwa, maze kwamamaza inkuru nziza mu bandi. Iryo ni ijambo ry'Imana.
bavandimwe, ibyo dukora byose nka kiliziya tuba tugamije kwamamaza inkuru nziza. Ku buryo bw'umwihariko rero muri uku kwezi ni ukwezi kwahariwe iyogezabutumwa, ukwezi misiyoneri bidusaba gukomeza kogeza inkuru nziza y'ubutungane papa insanganyamatsiko y'uku kwezi bigamije no kwizihiza imyaka 100 nyuma y'ibaruwa ikomeye mu mateka yohereje abamisiyoneri mu 1919 na papa Benedicto wa 15, baruwa yitwa Maximum Illud, yashishikarizaga abamisiyoneri b'ibyiciro binyuranye, abalayiki, abiyeguriye Imana, abasaseredoti, urubyiruko, guhaguruka bakajya kwamamaza inkuru nziza. Ari nacyo gihe giheruka kandi dukesha abogezabutumwa benshi cyane cyane hano muri Afurika kandi iwacu mu Rwanda. Nicyo gikorwa rero kiliziya ku isi hose ubu ngubu turimo. N'iki gikorwa rero tukibona muri urwo rwego rw'iyogezabutumwa. Imbuga ya paruwasi nguko, ndetse nshimira kubona bijya muri wa muco mwiza, wa murage w'abasaleziyani wa Mutagatifu Don Bosco. Ubuzima bwe witangiye urubyiruko, iyogezabutumwa mu rubyiruko ridusaba cyane cyane kubasanga aho bari, kandi mu mikino ni ahantu urubyiruko rukeneye, ni ahantu tubasanga. Nkaba mbashimira kandi nishimiye iki gikorwa kuko tumaze igihe nyuma ya sinode ya umwaka ushize yigaga ku iyogezabutumwa mu rubyiruko, yagarutse cyane ku buryo n'aho dushobora gusanga urubyiruko kuko kenshi tutarubona, rugenda rurushaho kutibona mu kiliziya n'amaparuwasi yacu. Bikadusaba rero kureba no gutekereza ibyo bakeneye kugira ngo tubiteho. Aba rero mbashimira iki gikorwa. Urubyiruko iyo babyiruka baba bakeneye ahantu ho kwidagadura no guteza imbere impano zabo baba bifite kugira ngo zitapfa ubusa, ntizigere ahagaragara, ngo zibagirire akamaro, zigirire akamaro n'umuryango muri rusange, kiliziya n'igihugu. Hano rero ni uburyo bwa pastorali, uburyo bw'iyogezabutumwa mu rubyiruko rugana paruwasi, mu rubyiruko ruza rutugana kandi rukeneye kumenya ijambo ry'Imana, gukura no kujijukirwa mu by'Imana. Imikino rero mbere na mbere twebwe aho ngaho niyo hadufasha kuko twemera ko ubuzima bwose bwisanzura bugera ku ntego yabwo bushingiye ku Mana.
iyo buyobowe n'ijambo ry'Imana ko ari wo musingi wa byose. Ariko imikino nayo ubwayo yifitemo ubundi bukungu bwinshi, no kuvuga ngo hari byinshi tubijyanirana. Imikino ifasha kugira ubuzima bw'umubiri, kurwanya indwara nyinshi, kugira ngo umubiri mu bato ushobore gukura neza kandi no mu bakuru ugende utuma no mu zabukuru batangiye kare, bibafasha kugubwa neza no kugira ubuzima butagira umuze. Kandi umuntu n'umwe nk'uko bikunze kuvugwa, roho nayo ikenera umubiri muzima. Iyo umuntu arwaye na roho hari icyo biyihungabanyaho, nk'uko na roho nayo irwaye igira ingaruka ku mubiri. Bidufasha rero kugira bwa buzima bwiza no kubungabunga ubuzima, impano ikomeye Imana yaduhaye kubwitaho. Icya gatatu rero, bifasha no mu mubano n'abandi. Imikino ikubiyemo ubukungu bwinshi budufasha mu mubano n'abandi, cyane cyane ni byiza mu burere, kugira ngo umuntu abyiruke ashobora gusabana n'abandi. Bajya bavuga ngo umuntu amwe nk'ikinyogote, wenda abato ntabwo bakizi. Ikinyogote ni akanyamaswa umubiri wako wuzuye amacumu, ku buryo iyo cyikanze kwirinda no kwigizayo umwanzi cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyumvise ko kigiye guhungabanya umutekano wacyo, kirekura amacumu. Noneho rero ibinyogote iyo bihuye nyine birekura amacumu, bikayarekura akaza gushira, nta cumu rikiri ku mubiri, bigatuza, bikabana, y'amashagaga yarashize. N'umuntu rero ukabyiruka, umuntu agiramo kamere muntu yaramugaye, akura yikunda, yireba. N'umwana muto iyo wamukurikije, iyo hari murumuna we wavutse atari we ugikikirwa, biteza amahane, ukabona ntikishimye guhakira ko atari we wenyine uhagatira cyangwa ugurira akado, uzanira ibintu. Mu mikino rero abato bamenya kubana n'abandi, bakamenya guharirana, bakamenya gufatanya. Kimwe mu bintu bisigaye bigorana ubu ngubu ni ubufatanye n'abavandimwe. Ibikorwa bafite hari igihe bibananira kubera kunanirwa gufatanya, buri umwe agakurura yishyira. Niba ari na entreprise batangiye ugasanga byanze, ubufatanye bwagoranye. Imikino rero itoza abato kandi natwe twese kugenda umuntu akura, akamenya gufatanya n'abandi. Ibyishimo bye bikaba ibyishimo by'abandi, ibyishimo by'abandi bikaba ibyishimo bye. Mu mikino umuntu asitira ku wundi cyangwa akamugwira, cyangwa mu gukwanuka akamukubita inkokora. Habaho kubabarirana no gusaba imbabazi. Mu mikino habaho gutsindwa no gutsinda. Watsindwa ntiwumve ko ubuzima burangiye, isi irangiye. Dusigaye dufite abantu abato ahura n'ibibazo, yatsindwa iki, akumva ko ubuzima burangiye. Umuhungu yamubenze
kumva ko ubuzima burangiye akiyahura cyangwa akiyahuza ibiyobyabwenge, kumenya ko bibaho gutsindwa ahubwo bikaguha ubutwari bwo kugira ngo ejo nawe uzatsinda, kuko mu buzima ntawe uhora atunganirwa na byose, hari aho utsindwa, hari aho utsinda ukabyishimira, ariko nabwo ntiwirare kuko ejo abandi nawe bazagutsinda. Ni bifite rero ubumenyi bwinshi toza, noneho rero bikanadutoza no kwitsinda. Numvise Pawulo mutagatifu muri iri somo twumvise atubwira ukuntu agereranya imyitozo umukristo akora kugira ngo yitsinde, atsinde kamere muntu, atsinde irari ry'umubiri, atsinde irari ry'ibintu, atsinde irari ry'isi. Nk'uko muri siporo rukuruzi y'isi kurura umuntu ukaba udashobora kwiterura na metero imwe ivuye ku butaka, cyangwa ukaba udashobora kwiterura ngo ujye mu kirere isegonda, bigusaba imyitozo myinshi kugira ngo ushobore gusimbuka hejuru ya metero, ushobore gusimbuka uburebure umare hafi isegonda mu kirere. Ni nako no gutsinda ya kamere umuntu yamugaye ibogamira ku cyaha n'ikibi kurusha ku cyiza, bigusaba imbaraga nyinshi n'imyitozo, kwigomwa no kuvunika kugira ngo dushobore kurushaho gutunganya Imana. Kandi aha ngaha tukabikora duharanira ikamba cyangwa igikombe kizahoraho iteka, cy'umukiro w'iteka, atari igikombe cyangwa ikamba rihita. Bavandimwe rero, imikino itwigisha byinshi ku mpande zose, haba mu iyogezabutumwa, haba mu mibanire yacu n'abandi, haba mu buzima bw'umubiri bwo binafasha n'ubuzima bwa roho, haba no mu imbaraga dushyiramo kugira ngo dutunganire Imana mu buzima bwa roho, nk'uko idufasha no mu buzima bw'umubiri. Dusabe rero Nyagasani kugira ngo aha hantu hazahore hatwunganira kandi hafasha cyane cyane bato, ariko n'abakuru y'abana mu rugo bafite aho bisanzurira hamwe n'abandi, ugubwa neza, aho kugira ngo bajye kwidagadura mu bintu bibasenya, mu biyobyabwenge, mu bwomanzi, mu busambanyi, mu nzoga. Bakaba hari ahantu heza bidagadurira, bashimisha Imana, bahesha Imana ikuzo, kandi nabo bakura neza. Dusabe kugira ngo umugisha w'Imana uhere aha hantu, kandi ujye ufasha abahagana bose n'abahakoresha. Nyagasani Yezu nabane namwe. Twerekeze imitima yacu kuri Nyagasani, tumuture amasengesho yacu. Duteraniye hano kwibuka neza Nyagasani atugirira igihe cyose. None rero tumwinginge akomeze adusenderezemo ingabire ze n'imigisha ye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, twabagutakira iteka, utubabarire.
Nyagasani uri ubuzima kuko wakijije bose babikesha urupfu n'izuka byawe abatakuzi kukumenya turabigusabye utwumve Nyagasani. Yesu Kristo yabitwigishije agira ati iyo musenga mujye muyamaza Imana Data mugira muti aho uri mu ijuru turagusingiza Nyagasani wewe hanze byose ku buryo butangaje kandi ugena imigendekere y'ibikorwa n'imirimo y'abantu ugeranye ubuhanga n'urukundo wabahaye uburyo bwo kuruhuka no gusubirana imbaraga igihe bananiwe ari ku mubiri no ku mutima girira ubuntu bwawe maze usesekaze umugisha wawe kuri ibi bibuga byagenewe imikino n'imyidagaduro bizafasha abana bawe babikoresha kwavoma ituze no kuvugurura ubuzima bwabo bw'umubiri n'ubwa roho abazahahurira hano bose azababera isoko y'ubuvandimwe bahavome ibyishimo kandi habatera umwete wo gusingiza izina ryawe tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana ugategekana mu mwe bwa Roho Mutagatifu kubibara bisimburana iteka.
aba baciye yarangiye baciye yarangiye refa kandi nabo turabashimiye umukino wa basiketi twariho tureba twese muri aka kanya ugenze nubwo hari amaso yanjye atanyemerera kubona kuri ruriya rupapuro ariko banza ikipe y'urubyiruko yatsinze icyo rero ntabwo nibeshye kuko ikipe y'urubyiruko itsinze iy'abasaza kugira ngo rero sabe iyo kipe ivuye mu kibuga yegera imbere na kapiteni wayo kugira ngo yakire igikombe imaze gutsinda mu iki gikorwa cy'imangare paruwasi ya Kicukiro Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubakomeza mu kwemera bashimira abo bakinnyi nabo bamaze gukinira kuri iki kibuga bwa mbere bashimira cyane ikipe y'abapadiri mu nshingano zabo za gishumba bafite imyaka yabo igenda isatira y'ubusaza ariko bakaba bigomwe bagashobora rwose no kumanika gusaba imvune bisaba umuhate kuko babitwibukije n'umwigisha Kristo yaduhaye uriya abapadiri rwose ejo ntabwo bigusabye kejo ufite ishyaka gacumba we afite amahirwe yo gukomeza ejo twebwe dufite n'umugoroba ndabashimira rero basasize dusange ibanga ko mwanyeretse ko rwose mu gicumbi abana mwe rero bajene abo bapadiri babatsinze buriya babahaye indayabukuru abanza kubababaza uretse ko buriya nabo bagiye kongera bakazana imyitozo bakazana imyitozo kugira ngo bazagaruke bameze nk'aba ndagira ngo kugira kabiri rero babwire igitekerezo cyo kubaka iki kibuga cyaturutse bityo musenyeri mureba ku gusura itariki 5/5 kuganira n'abakristo bahagarariye abandi mu kiganiro mwatuhaye ibuka ko mwakomeje kuri sinode y'umuryango n'ubundi mwarimo i Roma mwakomeje kugaruka cyane kuri pastorali y'urubyiruko ndetse n'iy'umuryango igitekerezo cy'ibanze ni aho ngaho twakiriye bituma twumva icyo twakora kugira ngo tuboneze umurongo twifuzamo ubwo rero twagize icyo gitekerezo cyo kubaka ikibuga abafashira w'abana duhaye inspiration kabiri igitekerezo cyo kubaka ikibuga twikomora ku kuba paruwasi yacu yari iteruye mutagatifu Yohani Bosco kandi akaba yari inshuti y'urubyiruko twese turabizi barategerezaga rero tukabona umuha icyubahiro bira hommage no kugira ngo tumbatire iyogezabutumwa rye twagira aho urubyiruko rwidagadurira mutagatifu Yohani Bosco yigeze kuvuga ngo vous voulez des jeunes lancez un ballon en l'air et vous verrez combien se seront approchés avant que le retombe par terre avuga ati mushyire umupira hejuru niba mushaka urubyiruko maze murebe abazabegera abazabagana ukuntu bazaba baruhuriye mbere y'uko umupira ugaruka ku butaka rero murumva ko uwo mutagatifu twisunze nta kuntu twari bubure natwe kugira ikirenge mu cye ikibuga rero kije kutubera umwanya wo kugira ngo dukaze iyogezabutumwa y'urubyiruko
hari ibyo twatangiye utugoroba tw'abana mercredi de jeune iriho kandi kugenda ifata ikibuga rero kijungira gatatu gushyigikira iyogezabutumwa ry'urubyiruko abagishimira cyane rero ko turagitashye mu gihe turi mu kwezi kwahariwe iyogezabutumwa ikaze uko Papa Francisco yabitubwiye. Rero bikaba bishimangira ko Kiliziya itirengagiza na rimwe icyo cyiciro cy'ubuzima urubyiruko. Kiliziya n'urubyiruko indatana hari umupapa nibutse ufite ibintu byinshi Yohani Paul wa kabiri umutagatifu kandi mwebwe n'icyubahiro mukamufitanya amateka cyangwa igihango reka mvuge gutyo murabwira abakristo n'ababibutsa kuko barabizi uwo mutagatifu niwe wahaye umupadiri nyiricyubahiro musenyeri wacu Anani Kamanzi. Umupapa muri facette ni ukuvuga ibyaraje ubuzima bwe nibuka cyane ntabwo bibarusha ariko nzi ko bamwitaga pape des athlètes cyangwa pape athlète, akaba modèle de jeune, akaba uwo abajene bakwigiraho bareberaho muri urukundo. Yakundaga siporo ndetse n'abakora siporo rero yihuzwa cyane n'ivanjiri kuko batubwira ko ubuzima n'ubundi bw'ivanjiri busaba discipline ikaze, imyitozo ikaze kandi ihoraho kugira ngo umuntu abashe kuba umukristu uhamye. Bari mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Timoteyo umutwe wa 6:12 aragira ati rwana intambara nyayo y'ukwemera uronke ubugingo bw'iteka wahamagaye. Rwana intambara nyayo y'ukwemera, kombate. Ibyo tubonye rero abasore barimo bakora wese arwanira gufata umupira kandi agashyira mu rushundura agashyira muri kariya gaseke. Wari mutagatifu rero akatwibutsa ko ari intambara ikomeye kandi iyo uyirwanye neza ubona igihembo kuko begukanye kiriya gikombe n'umukristu asabwa guharanira icyo gikombe. Wari mutagatifu amusaba kurwanira niba yandikiye abanyafilipi ati ntwaza rero ngana intego y'angororano Imana duhamagarira mu ijuru muri Kristo Yesu. Ikinyarwanda bisa nkaho itahita byumvikanamo mu rurimi rwa Bibiliya ariko Pawulo mutagatifu aravuga ngo je cours vers un but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Murumva rero nk'uko umuntu ahabwa igikombe hano ku isi, twebwe abakristu bitubera igishushanyo cy'igikombe tuzegukana igihe tuzagihabwa n'Imana tumaze gukora neza hano kuri iyi si. Ikibuga rero kije kudufasha kurwanya iryo shyaka dufite ukwemera muri Yesu Kristo kandi tugomba kubifatanya kuko abakina neza bunga ubumwe, abakina neza barasabana, abakina neza barahura. Nta muntu ukina wenyine akinana n'abandi. Esprit d'équipe icyo bigomba kuranga ubumwe bwacu rero nk'abana b'Imana nk'abafite kandi basangiye umurage umwe. Siporo rero isaba izo mbaraga kimwe n'ubuzima bwa Kristo kuko busaba imbaraga ku myitozo umuntu agenda akora, hari n'iyo akora ihabanye n'ibijyanye n'umupira. Nyiricyubahiro Musenyeri yaranyigishije kimwe n'abari abasaseredoti benshi bayiharira. Hari urugero bagiye kuduha hashize imyaka nanjye mvuga ngo ni myinshi ku 9 n'umusaseredoti nanjye mvuga ngo birahagije ariko hashize igihe bajya gutubwira ngo umuntu aterura ingiga y'igiti kandi atarawizanye mu kibuga ariko agafata ingiga y'igiti akayishyira ku bitugu akayirukankana ari kugira ngo adevelope amenyereze igihaha kandi akuze n'imbaraga z'ubu. Aha rero kuri iki kibuga hazatuma dukuza izo mbaraga iz'umutima ndetse n'iz'umubiri. Tukaba rero dushimira Imana yadufashije kugera kuri iki gikorwa dufatanyije n'abakristu ba paruwasi ya Kicukiro. Ndashimira rero abayoboye imirimo y'iki kibuga. Injeniyeri watugiriye inama cyane yitwa Murezi hano muri paruwasi hano yahageze yambwiye ko ari kwakira umuntu ku kibuga aguze hanyuma witwa Murezi aba muri paruwasi ya Regina Pacis. Hano yaratambutse kenshi atugira inama noneho akibanda cyane kuziha
supervise Dodor arahari banki n'abagushimire nanjye ndagushimira kandi Dodor imbere Dodor rero ya akaba ariwe wahagarariye iyo mirimo yose iki kibuga yatangiye kwa karindwi ku itariki z'ubwaka 17 hasi ikibuga kugira ngo byari bitwaye ukwezi n'iminsi nka 15 gusa ni nawe rero wampaye urutonde rw'ibyakenewe byose n'ibyakoreshejwe kugira ngo hano hantu habe hasahane muri bwa mbere ukuntu hasaga kugira ngo tugere kuri ino nivo rero hagiye ibikoresho bikomeye byinshi cyane yambwiye rero ko amafaranga yagiye kuri iki kibuga yose hamwe ari miliyoni 18 n'ibihumbi 83 n'amafaranga 300. amafaranga menshi yatanzwe n'abakirisitu nanashimira cyane noneho kuri abo ngabo bagenda kubona kenshi kandi nshimira inama nkuru ya paruwasi inama nkuru ya paruwasi yishatsemo miliyoni 4,700 narabishimye cyane kuko babaye nyine intangarugero mwatanze miliyoni 4,700 hanyuma paruwasi nayo iri kokora igeza kuri miliyoni 8 ikokora igeza kuri miliyoni 8 hanyuma n'ideni dufite ya miliyoni 3 y'ibikoresho cyane cyane isima twizera yuko kandi muzakomeza kudufasha kugira ngo twishyure uwo mwenda nuko rero byagenze byatanzwe kuri iki kibuga cy'imikino ndetse navuga ko kitaranarangira kuko ntabwo ari uko twagishakaga twifuza yuko hajyaho ikintu gituma batababara cyane Noheli wihanganye Padiri Noheli nawe yagize inkokora nibaza ko rwose umuntu yahita ababara hari irangi rero bambwiye ko ritumizwa hanze amafaranga ntabwo twari bite tuyabona ariko nifuza ko naryo ryajyaho kugira ngo umuntu ajya agwa hanepa agakomereka cyane atize rero kuko ngiye nk'umwanya nyir'icyubahiro akaduha umugisha anaduha izindi mpanuro ndabashimira igikorwa cyiza mwakoze hano kandi ndishimira n'ukuntu tugitashye ndashimira abakinnyi ndashimira urubyiruko byari ngombwa iki kibuga ni icyabo kugira ngo bagitangirane intsinzi kandi twagize match nziza ubonaga ko abapadiri birashimishije ko bagishobora gukina tukabona umukino mwiza nk'uyu nguyu abapadiri rero ndabashimira cyane kugira ngo imirimo myinshi muba mufite mubone n'akanya ka siporo ndetse no kuba mwatuma n'urubyiruko rushobora kubona abo bakina kandi mugakina neza ndabashimira cyane nk'uko mwabyumvise ni mu maparuwasi anyuranye ubwo rero buri umwe aho ari afite ikipe atoza nk'indi y'urubyiruko tukaba tubashimira kandi ubwo butumwa mu bukomeze kugira ngo dushobore kugeza ubutumwa bwiza ku rubyiruko rero ipe yanyu ndabashimira turifuza ko n'ubundi urubyiruko rutsinde muri byose sibyo mutsinde muri byose mutsinde mu ishyaka ry'iyobokamana rya kiliziya mutsinde ibiyobyabwenge mutsinde imyitwarire mibi mutsinde mu mashuri uru ni urufunguzo mukomeze gutsinda no kubona ibikombe byinshi kandi no kuri iki kibuga ni icyanyu ntibakakibatsindireho ndabashimira rero ubwitange no kugira ngo iki kibuga kigerweho nk'uko
twahoze tubivuga yuko dukeneye kuba hafi y'urubyiruko kurufasha mu gukora neza icyiciro barimo bakakirenga neza tukabona ejo abagabo n'abagore b'ingirakamaro bambutse neza kiriya cyiciro. Mu buryo rero bw'imyidagaduro myiza kandi n'abakuru muza mugafatanyamo ni ibintu nka paruwasi bashimira. Noneho rero munabihuza n'umuryango iyo mu rugo muti turahuze twatinze mu kazi turacyari hirya no hino ariko abana bacu bari ku kibuga kuri paruwasi barimo barakina basiketi, barimo barakina vole, tuzi aho bari umutima uba uri mu nda kandi akaba paruwasi imiryango gukomeza gufatanya kugira ngo dukomeze kurera neza abana bacu. Noneho uzatsinda sibyo kandi turashaka ko abana mujya mutsinda sibyo namwe mukomeze mujye mutsinda cyangwa ubutaha muzafasha abapadiri sibyo ubutaha muzafasha abapadiri gutyo mukomereza aho ngaho. aba rero nongera kubashimira nongera kubibutsa kwa kwezi kw'iyogezabutumwa kandi ubu ni uburyo bw'iyogezabutumwa ku rubyiruko ku bana no ku ngo ziri hano. paruwasi rero ya Kicukiro mukomeze mujye mu gushyira mu bikorwa uburyo bunyuranye bwatuma mugeza ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuzima kuri benshi bishoboka. Bose dushobore kubasanga aho bari, urubyiruko turusanga aho ruri, abana tubasanga aho bari, abakuru, kugira ngo bose dushobore kubageraho. Murakoze. Reka rero dusoze dushimira Imana kandi tuyisaba umugisha wayo. Izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Nzashimira Imana nzayisingiza yankoreye amaboko nsoze ubutumwa yampaye. Nahunze ntarayimenya nabusa aho nyimenye irandagira Bibiliya kwariyo ikandagira umwanzi. Nzashimira Imana nzayisingiza irimo singiza yankoreye amaboko nsoze ubutumwa yampaye. Imana yacu tugushimira impano ikomeye y'ubuzima waduhaye, tugushimira n'impano nyinshi zinyuranye z'ubuzima bwa buri umwe muri twe bagize umuryango w'abakristo w'iparuwase, abato, urubyiruko, abakuru, urumwe n'impano ikomeye kandi ibumbiyemo impano zindi nyinshi zinyuranye ziri mu mbuto tubona hano muri iki gikorwa. Kandi turagusaba kugira ngo ukomeze kudufasha kumenya kubungabunga neza ubuzima, impano y'ubuzima duhaye, kugira ngo tutwerere imbuto nyinshi kandi nziza mu ngo zacu, mu rubyiruko, mu butumwa bwacu, mu kiliziya, kugira ngo uhore uhakuza. Ubahe Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Mwamikazi wa Rozari
mwamikazi wa kibeho mutagatifu yohani bosco nyagasani yesu nabane namwe ushobora byose nabaha umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu. Ni igikorwa cyiza abakristo ba paruwasi Kicukiro hamwe n'abasaseredoti batekereje kugira ngo dushobore kugera ku rubyiruko muri iki gihe dushishikajwe no kugira ngo iyogezabutumwa rirusheho kunoga no kugera ku rubyiruko rwinshi bishoboka. Uburyo rero bw'imikino ni uburyo bwiza butuma duhura n'urubyiruko kandi bigatuma urubyiruko rushobora kwidagadura mu buryo bwiza bubafasha haba ku mubiri, haba ku roho, haba no mu mibanire hagati yabo, kuko bibigisha gufatanya, koroherana, gukorera hamwe, kwihanganirana no kubabarirana. Umukino urafasha cyane urubyiruko mu cyiciro baba barimo, akaba rero ari iyogezabutumwa ryiza cyane cyane ko tubiherekeza n'ijambo ry'Imana. Ibikorwa byose tuba dukora biba bifite intego yo kugeza ku bantu ku buzima Imana iduha kubw'ijambo ryayo. Bikaba rero ari n'amahire ko turi mu kwezi kudasanzwe nyir'ubutungane Papa Francisco yashyizeho ukwezi kw'iyogezabutumwa, aho ababatijwe twese turi intumwa, ubutumwa gusangiza abandi ivanjiri, kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristu. Rero hano n'urubyiruko, ariko kandi n'urubyiruko narwo turarutuma kuba abogezabutumwa ku rundi urubyiruko. Ni igikorwa rero cyiza dushimira abayitanze bose kugira ngo bigerweho imiryango, kuko muri iki gihe cyane cyane mu mujyi wa Kigali aho ababyeyi baba bahuze bashaka ukuntu bahuze imirimo ngo babone imibereho, babone n'igitunga abana y'ababyeyi bahuze, ariko bazi ko abana bari kuri paruwasi bakina n'abandi baba bafite umutima utuje, kandi nabo bakahanyura no kubashyigikira no kuba bari kumwe nabo, nk'uko n'uyu mugoroba baje ku bwinshi bishimana n'abana uyu mukino urangiye w'urubyiruko wakinaga n'abasaseredoti. Abasaseredoti nabo bafata igihe cyo kwitoza no kuba bakina n'urubyiruko. Ni urugero rwiza n'ubutumwa bwiza mu kurushaho kwegera urubyiruko no kugira n'inyigisho babagezaho, haba mu magambo cyangwa se no mu bikorwa, mu rugero babaha.